agitinga mu mpamvu z'umwuka wera yego ariko aho nkubwiye n'aba ba foza apotre nyine nkubwira baba bari kuyobora abantu babajyana mu irimbukiro nyine nakubwiye yuko ubu hari abantu satani yasigiye kugira ngo barimbure ubu nuvuga ngo akaba ari apotre ariko ari apotre w'ikibi akaba ari bishop ariko ari bishop wasizwe na satani satani yahaye imbaraga amunamuhana mission hari abantu bari kuri mission iri diabolique hari abantu bafite nuze hari abantu bari kuvuga ubutumwa bwa satani umuntu wajyanye isezerano n'Imana y'ikuzimu nukuri ko Imana muzarimbukana icya 10 ni isezerano ry'ubugingo n'umwe icya 10 akorera satani yaragiranye amasezerano n'isi y'umwijima na Illuminati muzamanukana ikuzimu umuntu w'icya 10 ugamuha amaturo utaratumwe na Kristo udafite umwuka wera wa Kristo Yesu muzamanukana ikuzimu kuko muwamusezeranye gukorera Imana imwe nicyo Rusi yavuze ngo Imana yawe izaba Imana yawe ariko nta mugore wo kwigisha no gutegeka abagabo ubwo bishatse kuvuga ko uri kuvuga ko nta mushumba w'umugore ntibyigeze bibaho ntibizanabaho umugore wese ushumba ararimbuka abayoboye bakarimba ni ukuri ko Imana ndakubwiza ukuri abapfuye bavuga ngo ni abapasiterikazi bose bari kuzimu gihana n'abandi bari kuyobora hano mu isi ntabwo ari umwuka wa Kristo Yesu ni umwuka wa Yesu Bal ni umwuka w'isi ni umwuka wa Satani ni umwuka wa Jezabel Jezabel wiyita umuhanuzi kazi akiyita apotre cyangwa akiyita apotresse nimba hari umuntu w'umuswa ubaho mu isi ni umuteoloji narakubwiye ngo umuhanga wa mbere wabaho wagaragara mu isi ni umuntu wumvira Imana muri byose amen hanyuma uzambwire nyine ishuri rya Eliya ninde mwarimu wigishije kwandika umugabo ninde wamwigishije inyajwi n'inyuguti mbwira umwarimu wigishije Mose hanyuma umbwire tape enfant de Sadene Shadele Vasen ninde wigishije Yeremiya sha ninde wigishije Samuel ese wimika umugore ngo abe pasteur cyangwa ngo ayoboye sumwuka w'Imana n'umwuka wa Satani uri kunyumva neza ubu butumwa bwageze mu Rwanda bukagera i Burayi bwajyanyweho na Paulo wanyumvise neza niwe vrai architecte niwe donc niwe mwubatsi washyizeho fondement uri kumurikirana neza rero nukuvuga ngo urwanya ibi byanditswe byera arwanya Kristo Yesu mukuri kandi nukuvuga nakubwiye yuko hari abantu bari kubivuga ngo Dr. Intumwa bagambanira Kristo kurusha Yuda uzi ko hari abagome barusha umugome Yuda nabo bateoloje rega bungu bari gututubikana umuteoloje ntashobora gusengera umuntu ngo sida ikire none niyabimuha kubera yuko izi ko ari umugome yakikomanga yazasiribanga abantu uranyumva neza nakubwiye ngo nashuri Mose yagiye kwigamo guhanura ntaryo yari yagiye kwigamo guhanura ariko uyu munsi wa none abagome baraza bagabwira ngo ishuri ry'abahanuzi ngo umuhanuzi w'umwana ninde ni wowe ukuza abantu sha wowe uza kuvuga ngo umuhanuzi w'umwana ninde wakujije Yesu si Imana bwite mwebwe rero muvuga ngo mwigire ibirenge kuri izo nyamaswa z'abahanuzi cyangwa z'abapasiteri muzabona ikibazo gikomeye cyane nabi gihe umunyakinyoma n'uw'igihe gito n'umuntu n'uw'igihe gito Yesu Kristo n'uwiteka we ariko nyine nakubwiye ngo umuteolojiye uri kumwishinga ariko ntabwo azagukiza urupfu kandi weka mu nzu y'Imana wanyumvise neza ni ukuvuga ngo umugore yemererwa guha ese ubundi reka nkubaza ikibazo kuri kuvuga ngo ndi kunenga ngo ndikuzana donc indi donc igitekerezo kiri ideal nta ideal nta ideology kugira ngo isi nyumve neza nimba ijambo rivuze ngo kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa ategeka umugabo umugore akuraho ubutware bwo kujya nimba ari Bibiliya basoma kuko ari Imana nimba iki gitabo ari cy'Imana hano muri Timoteyo wa mbere 2 umurongo wa 12 niko avuga kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa ategeke umugabo avuga
Imana y'amahoro nibane namwe mwese mudukurikira ku Muremyi TV. Imana ibamugisha, turabishimira kandi turabakunda cyane. Mukande subscribe, like, comment ku Muremyi TV. Mwebwe mwese mudukurikira bo mu Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, namwe mu mujyi wa Kigali turabashuhuje cyane. Namwe rero mutuye muri diaspora mu ntara ya Gatanu turabishimira, muri Amerika, i Burayi, muri Canada, namwe muri East Africa turabakunda cyane. Muri Uganda, muri Congo, mu Burundi, Tanzania, mwese turabashuje cyane. Imana ibaha umugisha rero cyane, kuko abafite ibibazo, intambara, ibigeragezo, mwihangane kandi Imana iri kumwe nawe, namwe irabazi. Muri uyu mwanya rero dufite umukozi w'Imana. Mbere yo kugira ngo tumwakire, reka dusengere Imana kugira ngo iki kiganiro kigende neza, kuko iyo turi muri iki kiganiro tuba tugira ngo Imana ariyo ituyobora mu kiganiro, ntago tuvuga ibyacu, n'Imana ibitubwira. Reka tumuhe karibu n'ubundi adusengera Imana twinjire mu kiganiro cyacu. Urakoze cyane. Mbere na mbere mbanje gusuhuza bakunzi bose n'abakurikirana ubutumwa bwiza bwa Yesu kuri televiziyo y'Umuremyi TV. Imana ibaha umugisha kandi bagira amahoro. Rero mu mpamvu zo gusaba, impamvu zo gusenga, Uwiteka Mana yera, Imana y'ukuri, Imana y'imbaraga, Imana ifite ububasha, Imana ifite ubushobozi cyane, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye neza yawe n'ubuntu bwawe. Ushimiye yuko utumye tugera ahangaha ku kinyamakuru cy'Umuremyi TV. Bana n'akanwa kagiye kuvuga, akanwa kagiye kubumbura, kabumburire mu kuri kw'Imana kandi gatangarize mu mbaraga z'Umwuka wera, kerekanishe iby'umucyo no gukiranuka mu mpamvu za Kristo Yesu gusa. Hanyuma ubwo butumwa uwo muntu w'Imana agiye gutambutsa bugende bukize, bugende busenye impamvu z'ibihome by'abadayimoni n'ikinyoma cy'isi na Satani. Impamvu zose z'ibyiyoberanya zose zibure, haboneke impamvu z'umucyo w'Imana, kandi ntaba ari je ahubwo Uwiteka anyambika ubwiza bwe mu mpamvu zose, mu izina rya Kristo Yesu, amina. Efotse, Imana iguha umugisha kuba mudusengeye kugira ngo iki kiganiro cyacu kize kugenda neza. Mbere na mbere wenda reka mbanze nkubaze utubazo kugira ngo kuko nabonye ukunda gusubiza rwose kandi ugasubiza bya nyabyo. Navuga ngo reka nkubaza akabazo gatoya, ndabizi ko uragasubiza. Muri iyi minsi ubona nk'amadini, iyo umuntu asengera nko mu idini rimwe undi agasengera mu idini rindi, ari umusore cyangwa umukobwa, ntashobora gushaka umukobwa uri mu idini rindi iyo ugiye gusaba mu rindi dini kugira ngo wenda muzakore ubukwe. Amadini muri iyi minsi ntabwo abyemera, baraguhagarika. Wowe nk'umuvugabutumwa, nk'umuntu wemera Imana, ufite umwuka w'Imana, wowe ubyumva ute nka Faustin? Ni ukuvuga ngo ikintu nagusubiza cya mbere, iyo umuntu asenga Imana mu kuri, icya mbere iramuyobora. Icya kabiri ntahutiraho, nta nubwo ahubuka, nta nubwo yihutisha impamvu zitari zo kwihuta, ariko ntiyanakwitondesha cyangwa uhagarika impamvu zibidakwiriye guhagarara no kwitonda. Ni ukuvuga ngo rero Yesu niwe ufite amaboko abasha gusohoza umurimo muzima ku bwoko bwe cyangwa ku bantu be. Rero numva yuko umukobwa uri muri Kristo Yesu mukuri, nzi neza yuko Imana imuvuzeho ubukwe, ntabwo agomba kureba idini, ahubwo agomba kureba umugambi w'Imana n'intego y'Imana. Kandi idini si ryo riba rigiye kumurongora, kandi n'uwo musore si idini aba agiye kurongora, aba agiye kurongora umugeni n'umukobwa n'umwari agashyirwa umukwe. Rero ni ukuvuga ngo mu mpamvu z'ubugingo Umwuka arabayobora. Iyo ari mu mpamvu z'abantu bakora iby'abantu.
ibyo ngibyo ndabyumva none iyo umuntu wenda nk'umukobwa agiye guhindurira umuhungu mu rindi dini ko bamuhagarika kandi ijambo niba ari ijambo ngo ikiziswe mu isi ngo no mu ijuru kiba kizirizwe ubwo twavuga ko Satani ntashobora kuzirika ubwo umwijima ntushobora kuzirika umucyo ahubwo ibiri mu mucyo nibyo bifite ububasha n'ubutware ku mwijima rero ntabwo wambwira fo apotre cyangwa se fo bishop cyangwa fo berger umushumba mubi ngo azavuma Faustin cyangwa ngo azavuma Daniel ntabwo bibaho umuvumo uragaruka ahubwo ukamutwikira nimba Imana ibwiye Aburahamu ngo uza kuvuma nzamuvuma uzaguhesha umugisha nzamuhesha umugisha nzaba inshuti y'inshuti zawe nzaba umwanzi w'abakwanga Aburahamu none ni ukuvuga ngo uri muri Kristo Yesu ntateka acirwaho barakuvuma ariko ikavuga umugisha niyo mpamvu Balamu yashatse kuvuga ikibi ku Bisirayeli Imana yaravuze ikiza Yesu yavuze umugisha ku muntu uzamwizera n'uzamwiringira ntihariho umuvumo kandi yego Yesu yabanjirije byose Satani rero ntacyo ari cyo kugira ngo ahubwo kereka iyo umuntu arandutse mu byiringiro byo kwiringira Kristo Yesu neza nibwo ajya gusenyuka ko Yesu yaravuze ngo ikitubakiye kuri Kristo cyose kigomba gusenyuka rero ubakiye ku rutare wese arakomera ariko ikiri ku musenyi kiri ku bantu kiri ku madini kiri mu magambo kirasenyuka kandi kigahirima yego none wowe uravuze ngo abashumba fo berger abashumba gito intumwa za Satani none n'abakozi b'umwijima ushatse kuvuga ko hari abashumba intumwa za Satani ko tuvuga ko bavuga ngo basizwe amavuta na Kristo Satani arabasiga Satani asiga Alpha Rukao Satani yasize bati Joshua Satani agasiga ba Ben Hill agasiga ba Joyce Meyer ntabwo wambwira ngo umugore yasizwe na Kristo Yesu ndi kubikubwira ko nta mushumba w'umugore wasizwe na Kristo uranyumva neza nta mushumba w'umugore ubaho mu isi wabayeho uzanabaho uzasigwa na Kristo Yesu kubera iki Yesu rega ntagasiga ikinyoma Yesu ijambo ravuga ngo umuntu ndashaka ko umwepiskopi inshuti yanjye ngo nuko abayifuje umurimo mwiza ngo nuko umwepiskopi rero akwiriye kuba inyangamugayo umugabo w'umugore umwe udakunda ibisindisha wirinda ugira gahunda mu kubaho kwe kose uzi kurera abana be agategeka urugo rwe neza ndetse kandi akaba atari umukunzi atari umunyarukona atari umunyamahane atari nakazitereyemo ngo mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha ate kurinda itorero none se ubu mu rugo hayobora umugore cyangwa hayobora umugabo none se nimba ijambo rivuga ngo nkuko Sara yagandukiraga kumvira Aburahamu namwe muri abana bo nimba mukora neza ntagire ubwoba buhamura kandi ijambo ravuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu uwo mugore ushaka kuba pasterikazi cyangwa apotresse pasterine ntabwo abaho kwa Yesu Imana izi ko abahanuzikazi babaho abadiyakonikazi babaho abavugabutumwakazi babaho ariko nta mugore wo kwigisha no gutegeka abagabo ubwo bishatse kuvuga ko uri kuvuga ko nta mushumba w'umugore ntibyigeze bibaho ntibizanabaho umugore wese ushumba ararimbuka abayoboye bakarimba ni ukuri ko Imana ndakubwiza ukuri abapfuye bavuga ngo ni abapasterikazi bose bari kuzimu Gehanamu n'abandi bari kuyobora hano mu isi ntabwo ari umwuka wa Kristo Yesu ni umwuka wa Yesubal ni umwuka w'isi ni umwuka wa Satani ni umwuka wa Jezabel Jezabel wiyita umuhanuzi kazi akiyita apotre cyangwa akiyita apotresse cyangwa akiyita bishop cyangwa se ni bergele ni ibintu bibabaje cyane none se ijambo rivuze iki muri Yesaya 3:12 riravuga ngo ubwoko bwanjye burarenganywa n'abana kandi burategekwa n'abagore nyamuna bwoko bwanjye bakuyobora barakuyobya bakarimbura inzira unyuramo rero ubwoko buyoborwa n'abagore burarimbuka ngo Faustin wabapfobeje ko no ntabwo gende gupfobya umugore Bibiliya ivuga yuko abadiyakonikazi babaho uranyumva neza Bibiliya ikerekana ko abahanuzikazi babaho uranyumva neza Bibiliya ikerekana yuko abinginzikazi babaho uranyumva neza nta muntu Imana yanahaye icyubahiro nk'umugore none se wabyaye Yesu nyine si umugore ni umugore
uranyumva neza werega jewe ntabwo winyumva muri santima ndi kuvuga hano ubutumwa bwa Kristo Yesu bw'umusaraba oya ndabwumva hanyuma jewe ntabwo ndi umufeministe nta nubwo naje kuvugira politique donc ntabwo ndi umupolitologue uri kunyumva neza hano ntabwo ndi kuzana ibintu by'abagira iki nta bintu by'isi nta by'abanyamerika urankurikirana neza mwisi umugore yaba presidente mwisi umugore yaba ini ministre mwisi Imana yanatuma umugore w'umudepite kazi uranyumva neza akaba n'umumeya kazi ujye ubyumva uranyumva neza kwa Kristo ntabwo bibaho iby'Imana Yesu yaravuze ngo Kaisari na Kristo n'Imana baratandukanye ibya Kaisari umugore nagenda abayobore mwisi ariko yiza gutegeka mu nzu y'Imana wanyumvise neza ni ukuvuga ngo umugore yemererwa guha ese ubundi reka nkubaza ikibazo kuri kuvuga ngo ndi kunenga ngo ndikuzana donc indi donc igitekerezo kiri ideal nta ideal nta ideology kugira ngo isi nyumve neza nimba ijambo rivuze ngo kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa ategeka umugabo umugore akuraho ubutware bwo kujya nimba ari Bibiliya basoma kuko ari y'Imana nimba iki gitabo ari cy'Imana hano muri Timoteyo wa mbere 2 umurongo wa 12 niko havuga kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa ategeke umugabo avuga aganduke rwose ngo kuko Adamu rero wabanje kurema nyuma bakurikiraho Eva ngo kandi Adamu se wayobejwe ahubwo Eva niwe wayobejwe ahinduka erega kwa Kristo biza kwe none se ubu ngubu uyu munsi wa none naza nubwo mfite isezerano ryo gushumba avuga ngo uyu munsi wa none ndi pasteur oya none se kuki nyina none se ubwo urambwira ubu uyu munsi wa none umusirikare wese yaza agahita avuga ngo ni general oya none se ubwo umuntu wese ubu nyine umuntu ya wese yavuga ngo uko ndi umunyarwanda ngufite ngo ngize ububasha bwo kwitwa nanjye president oya nabandi gicenye cyangwa umugome none no kuvuga iki none se ubwo umugore we yigira iki Imana itamugize ati ninde umuha kujya kwigisha nyine abagabo nanje guhanura asengera abagabo asengera ibihugu asengera igihugu cye asengera abanyarwanda asengera n'abanyafrika cyangwa nabo banyaburayi ariko izo feminisme ziva i Burayi ninuze ziboshya niko nyumva neza rero no kuvuga ngo kandi unabe bagore baba ba pasteur uzareba imico yabo bose no kurwanya ibyanditswe byera rega kurwanya Imana no kurwanya ibyanditswe byera ntabwo ari kurwanya Imana ngo jewe ngo ukunda Imana ari kuyikundisha uburyarya n'ururimi Imana ntibayikundisha ururimi n'akanwa Yesu bamukundisha impamvu zo kumwumvira no kumwubaha no gukora ibyo ashaka none abajya kuri alitari bakajya kubwiriza abagore ntabwo babyemewe bariya ubugingo bwabo babushyize ikuzimu nuko erega nese ko babikora kubera yuko bashaka ibyubahiro by'aba Pawulo uko yavuze mu gitabo cy'Abagalatiya uri kunkurikirana neza mu gitabo cy'Abagalatiya Abagalatiya igice cya mbere erega abantu genda nakubwiye ni abanditsi n'abafarisayo bazakorwa n'isoni zikomeye cyane kandi bazakubitwa nyinshi ubu nakubwiye ko hari abantu bavuga ngo ni abahanuzi ariko bafite urupfu akigisha ariko afite urupfu kandi nuko kwigisha none se ujya kwigisha iki Imana itagutumye gute tuvuge se kandi Imana ntibayitiza amaboko nshuti yanjye irihagije none se ubwo ujya kubwiriza abantu wowe utibwirije gute wowe urajya gukora iki jambo ritakwemerera kugira ngo abantu bagukubitire amashyi Abagalatiya hano mu gice cya mbere Abagalatiya igice cya mbere ijambo riravuga ngo ndatangazwa nuko mwemeye vuba mutyo mukareka wabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi hariho abantu bahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru avumwe nkuko twabanje kubivuga nanone nongeye kubivuga niba umuntu ababwira ubutumwa budahura n'ubwo mwemeye mbere avumwe mbese noneho nishimwe ry'abantu ushaka cyangwa ni iry'Imana cyangwa se ni abantu ushaka kunezeza iyo abanyinezeza abantu simba ndi imbata ya Kristo agakomeza 11 avuga ngo bene data ndabamenyesha yuko ubutumwa bwiza navuze atari ubw'abantu kuko nanjye nabuhawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe n'umuntu ahubwo ni Yesu Kristo wabumenye uri umuntu wimuka umugore ngo abe pasteur wese ni umukozi wa Satani no kuri kw'Imana
uranyumva neza idini ryose ryimika umugore ngo abe pasiteri n'umugabo wese wimika umugore ngo abe pasiteri wese akorera satani kandi ubugingo bwe buri kuzima. tuvuge ko icyari ikinyoma cya satani noneho rega nakubwiye rega satani banza umwumve neza satani yari ini bonne créature satani yahoze ari parfait yari mbese ari marayika utangaje mu bwiza no mu bwenge muri Ezekiel bice 28 harabivuga yego nanone kukubwira yuko aba bantu bibeshya ko donc titre ya pastoral cyangwa ya pastola yabakiza ariko izabica uri kunyumva neza. None se umuntu uraza gusobanurira Paulo nawe yigeze avuga ngo jewe docteur uyu munsi wa none kuvuga ngo jewe nitwa docteur kanoni runaka jewe nitwa reverend runaka nitwa archevêque cyangwa archbishop abo basiga banavuga ko ngo hari aba general za Nigeria general ngo le general ari umuvuga butumwa ari muri donc muri ico gisate cya gospel cyangwa se cya religion uri kunyumva neza. Rero njyewe nakubwiye yuko umuntu wese wimika umugore ngo abe pasiteri cyangwa ngo ayobore si umwuka w'Imana n'umwuka wa satani. uri kunyumva neza. Ubu butumwa bwageze mu Rwanda bukagera i Burayi bwajyanyweho na Paulo wanyumvise neza niwe vrai architecte niwe donc niwe mwubatsi washyizeho fondement. uri kumurikirana neza rero nukuvuga ngo urwanya ibi byanditswe byera arwanya Kristo Yesu mukuri kandi nukubwiye nakubwiye yuko hari abantu bari kubivuga ngo Dr. Intumwa bagambanira Kristo kurusha Yuda. Uzi ko hari abagome barusha umugome Yuda aba bantu z'aba za Peter ndi kukubwira umuntu wimika umugore ngo ashumbe atwara itorero ni mubi cyane kuruta Yuda wagambaniye Kristo Yesu. Umuntu uri kubwira umugore ngo nabo w'umusatsi ngo nta kimana izamutwara ni Yuda kuruta nuvuga ngo ni mubi cyane kuruta Yuda. Uri kunyumva neza arusha umubi Sawuli. Umuntu uri kubwira umugore yuko nagira amaherena azabona ubugingo azagikuzimu ari kukubeshya madamu. Umuntu uri kubwira ngo umugore ngo yasenga adatwikiriye umutwe ari kukubeshya uzarimbuka. Ntago igitambaro nongeye mbivuge neza igitambaro si umuco wa ADPR ahubwo umugore wese ujya muri ADPR akaririmba izi zaho ziyana nandi makorari nagiye Imana yantumyeho kubabwira. Imana yarababwiye ariko bashinga amajosi ndetse bashaka kugenza ubwoko bw'Imana mbese bashaka no gutera amabuye abo batumyeho nuko Yesu yatubereye ihema ritava. Uri kunyumva neza tuvuga ubutumwa kandi tukavuga ubutumwa bw'ukuri kw'ijambo ry'Imana ariko ari kibi bagahaguruka kubera yuko nyina arabi kibi. None se ubwo umuntu nyina kubwiye ngo wa munyabyawe ihane ibyaha bya nkuko Ezekiel 3:17 kugeza 21 habivuga. Reka nsoma wana Ezekiel bice 3 Faustin utari wahasoma waruvuze ngo ngabambara amaherena bakabaho imisatsi bakadefiriza bagatera amakanta n'amatentire bagasiga amarouge à lèvres n'amabria à lèvres. Nakubazaga ko kiragiye cy'Abisiraheli bambaraga amaherena urabeshya hano turabaza Bibiliya ndakubwiza ukurerega iyo ni mugera impamvu hariya bamugeze hariya mu butayu bafashe ibikomo ibinuza byinuza noneho babikoramo byari ibyabo nibyo ndi kugusobanura si by'Abisirayeli nsobanurira aho ngaho ndaje mpagusobanurire ndasoma hano habiri urahita ubyumva neza ko nta Mwisirayeli wambara amaherena ahubwo uyambara n'uwa Satani nabene Yakobo nako sinabene Yakobo kubera ko kira kimasa bagikoze mu miringa bari bambaye. Ndaje aha erega nose ubwo ibi byanditswe n'abantu Imana yarobanuye mu bwoko bwa Isirayeli. Ibi nta munyegipute wabyanditse. Ibi ngibi nta n'umwarabu wabyanditse. Nta n'umuzungu nta n'umufaransa wabyanditse hanga. Nta nyandiko y'umufaransa iraha. Uranyumva neza nta nyandiko y'umwongereza. Nta nyandiko y'umwarabu iraha. Nta n'iy'umunyarwanda nta niye. Hano hari urwandiko Imana yanditse ikoresheje ubwoko bw'Abisirayeli. Abantu ziba Bisirayeli mu maraso ya Yuda no mu maraso yande ya Isirayeli. Ngo iryo ni ikintu n'ikinyoma Vatican yimitse. Hanyuma badive Satani yabayobesheje umunsi n'amategeko. Kuko nta mukristo uri mu badive. Uri kunyumva neza? Nta mukristo uri Vatican.
uranyumva neza, nta mukristo uri mu batemwe de Jehova, uranyumva neza, nta wa kristo uri muri Islam, ariko noneho hantu hane mvuze Yesu ashobora gukuramo abageni. Uruvuga ngo yagenda akareshyamo umugeni akamuha agakiza hanyuma akagira. Muri Katolike afitemo kuba afite abazarambagizamo akabaha ubugingo. Kubarambagiza yabarambagiriza muri hedini none. Ni ukuvuga ngo iyo ikinyoma kikuvuyeho umwuka wera arakuyobora. Rega idini ntabwo ari congregation. Ariko ubwo urumva azakuyoborera muri iryo dini? No, idini riza nyuma. Imana ibanza kuguha umwuka wera ukabanza ugakizwa, none wamara kuba umuntu ukwiriye cyangwa ushyitse cyangwa ushyikirwamo na Kristo Yesu akakudirectinga mu mpamvu z'umwuka wera. Yego. Ariko aho nkubwiye n'aba ba faux apotre nyine nkubwira baba bari kuyobora abantu babajyana mu irimbukiro. Nakubwiye yuko ubu hari abantu Satani yasigiye kugira ngo barimbure. Ubu nuvuga ngo akaba ari apotre ariko ari apotre w'ikibi. Akaba ari bishop ariko ari bishop wasizwe na Satani. Satani yahaye imbaraga amunamuhana mission. Hari abantu bari kuri mission iri diabolique. Hari abantu bafite nuze hari abantu bari kuvuga ubutumwa bwa Satani. Aho rero wimwitira none akaba ari n'abari kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ariko bafite icyaha. Ubugingo bwabo buri Satani abufite. Abo bantu ujye batandukanye. Ariko nyumva neza. Uwo muntu nawe rero urumva ko afite akaga n'ibyago. Hari intumwa za Satani mwenyewe, hakaba noneho n'abantu bari gukorera kuri se ariko bafite ibyaha bikoreye ibyaha. Ubugingo bwabo buri mu kanwa k'inzoka Satani. Niyo mpamvu rero Imana yamaye ubutumwa bwiza cyangwa ijambo ry'ubuhanuzi riri muri Yesaya ibice 9 umurongo wa 15. Yesaya 19:15. Hapana. Yesaya ibice 9 umurongo wa 15. Yego. Sinzi ubwo nimba twahasoma. Muhasome cyane ni karibu cyane. Yesaya 9 umurongo wa 15. Aravuze ngo Yesaya 9:15 aravuze ngo abayobora aba bantu barabayobya kandi abo bayoboye bararimbuka. Wakumvise ngo bizatuma Uwiteka atishimira abasore babo, ye kubabarira imfubyi zabo n'abapfakazi babo, kuko umuntu wese asuzugura Imana akaba ari inkozi y'ibibi kandi akanwa kose kavuga ibinyabapfu. Nyamara uburakari bw'Uwiteka ntiburashira, ahubwo ukuboko kwe kuracyabanguye. Imana yambwiye yuko abantu benshi bari guhanura ariko banze kwezwa. Abantu benshi bari kubwiriza ariko banze kuhagirwa. Bazabikanwa n'urupfu, bazabikanwa n'umubabaro. Ariko umuntu uzagira neza akamenya icyaha kirwanya ubugingo, Yesu yamuhereye ubuntu cyangwa Imana yamuteguriye muri Kristo Yesu, ubungu wazakizwa. Ariko umuntu wese wanga kuhagirwa, umuntu wese wanga kuboneza, ijambo riramubwiye n'umuntu ukurikirana abantu aho gukurikirana Kristo Yesu. Ubu abantu bari gukurikira abo bapotere wavuze n'ababishop ngo nabamami nabadade. Kubera yuko nyine n'abaraba urupfu ubugingo agira amakenga. Umunyamakenga yabo nibibi bije. Hari abantu Imana yahaye imitima yo kugira ngo ibaburire ibabwire. Ariko nyumva neza. Rero Yesu yambwiye yuko abantu benshi bari gusenga ariko badafite ubugingo. Abantu benshi bari gusenga ariko bafite urubanza. Abantu benshi bari kuririmba ariko bafite urumva umuntu nimba uri kumubaza ngo ese ngo icya 10 ngo umupasiteri akakubwira ngo icya 10 ni itegeko. Unaze ko icyo akubwira ngo icya 10 ni itegeko abisomye muri Maraki, nakubwire yuko muri Hosea 2:15 ijambo rivuga ngo noneho ni ihame n'itegeko rikomeye cyane. Yesu yaravuze ngo nzamuhora iminsi yamaze yonsereza ibigirwamana bya Bali imibavu yambaye impeta zo mu matwi n'inijya gakurikira abakunzi be naho giye. Ngo reba ubuhanuzi bwa Hosea bugereranye n'ubwa Maraki.
noneho wowe uvuge ngo ntuzari kuvuga ngo Aburahamu yatanze icyacu uri kunyumva neza. Noneho kandi ngo nk'uko Sara yagandukiraga Aburahamu akamwita umutware, wowe uri kwigisha abagore urumva no kumubwira yuko azasuzugura umugabo ahubwo akakuzanira amaturo cyangwa se akaza kuguha iby'umugabo yaruhiye, akaza gutanga amafaranga umugabo yaruhiye cyangwa se inzu n'ibindi n'amamodoka. Ntabwo wumvise aho uwigeze gutanga imodoka ahantu mu Gatenga hanyuma bakajya kuyifata, umugabo akagira akavuga ati ugende unyereke iyo mbwa y'igisambo y'umupasiteri ngo ni intumwa. Reba umugore nyine akagenda agatanga imodoka ngo nditanze ku bw'umurimo w'Imana ataguze. Urumva ubwo bwenge ubwo ari bwo? None se utanga icyo abandi gute? atari cyawe. Nyine ngaho kandi Samuel yaravuze ngo nta cy'umuntu nariye, uwo naririye ice naje akishinze. Ariko abandi we nukuza kubashukisha na Paulo yarabivuze. Uri kumva Mose ntabyo abantu yari, ariko mwebwe muri kwemeza abantu ngo wese ubundi uri kumubwira ngo azane icya 10 we wakoze icyo ubundi Paulo yabwirije ubwo butumwa cyangwa Petero yabwirije ubwo butumwa, ariko nitegeko icya 10 nyine nitegeko. None se nimba itegeko urambwiriza gute? Nimba itegeko ry'ubugingo ariko ntago ari itegeko we rya pasiteri. Icya 10 ni itegeko ry'ubugingo ariko si itegeko we rya pasiteri. Uraza kundangisha icya 10 se kubiri? None se wayamaye cyangwa wamaye urwunguko? Ubundi se n'ubuhanuzi iki cyangwa n'umwuka ki watumye mbona icya 10? Wowe pasiteri b'ibisambo n'abasambanyi ni uri kuvuga ngo babashyire ibya 10 ngo byaba bakoresha ngo byaba yakoresha ntabwo babizi. Wowe umuntu nasenga ari kukubwira ngo zana icya 10, Imana izaguha umuvumo. Nuhi icya 10 umukozi wa Satani cyangwa umuntu wagiranye isezerano n'Imana y'ikuzimu, ni ukuri ko Imana muzarimbukana. Icya 10 ni isezerano ry'ubugingo, n'umuhe icya 10 akorera Satani yaragiranye amasezerano n'isi y'umwijima na Illuminati, muzamanukana ikuzimu. Umuntu w'icya 10 ugamuha amaturo utaratumwe na Kristo, udafite umwuka wera wa Kristo Yesu, muzamanukana ikuzimu, kuko muba musezeranye gukorera Imana imwe. Nicyo Rusi yavuze ngo Imana yawe izaba Imana yawe yanjye, igihugu cyawe kizaba igihugu ubwoko bwawe. Rusi yatuye neza ahita hinduka umuyudakazi ku mbaraga, kandi atari umuyuda. Uburusi hari abayudakazi yarushije ubugingo abandi bakobwa n'abagore bo muri ngo b'abayudakazi bagikuzimu. None se abari abagabo banuze ba Rusi na Orupa ntibarimbutse kubera ko bari bagiye Mowabu isaho kujya rero. None nawe rero uyu mupaseri wimwumvira, ahubwo banza wumvira iki jambo rikubwira. Ubu urajya gutanga icya 10 unaboshye imisatsi ishaka, urajya gutanga icya 10 wa mugore we cyangwa wa mukobwa wambaye ipantaro wambara ubusa, wambara bikini nuze wambara ubusa, wambara kora umubiri wawe ugenda wishushanyije inuze, ugenda ukora seduction, ugenda useduwiza usiga umwanda abantu. Wambara ubusa ukavuga ngo ufite ngo dadi wawe cyangwa paseri wawe ngo papa wawe. Nukuvuga ngo uzarimbukana nabyo. Imana ntiyagusabye amafaranga ahubwo yashatse ko ugira gute uri umutindi, ahubwo banzu yemerere agukiza ubutindi, agukiza urupfu no kurimbuka. None tuzayimenya gute abapasiteri badakorera nimba ari kukubwira icya 10 n'amaturo anakubwira iyo Mana nayivuge mu itangira ukageza mu byahishuwe atarobanuye, kandi yigisha abagore kubaha Imana. Ariko abo bose bababwira ngo bagore nimuze muse n'indaya muse n'aba Yezebel, saba pasiteri bukuri. Abapasiteri bose utabwira umugore yuko agomba kugira, none se abagore ariko aribo bakunze kubwirizwa, kandi n'abagore ni uko uranyumva neza. Kandi n'abagore abagabo babwirijwe gukunda abagore no kutagira amahane no kutarwana, ariko umugore ni byinshi Imana yamubujije, kutabaho imisatsi, kutambara, kuko yanamubwiye ko niyambara nyina umaherena Hosea 15 izabimuhanira. Nakubwiye ngo ijambo ravuga ngo hari kimwe mbasaba Gideon hano 8 abacamanza 24 ngo umuntu nta impeta zo ku matwi z'iminyago mwazanye, ngo Midiyani bambaraga impeta zizabo ku matwi yabo kuko barabishimaye. Navuga ngo nawuze nkubwira yuko nta Mwisirayeli nta Mukristo kazi wambara iherena, ayambara nabaye abantu kandi bakavuga ngo abasiramu kazi bambara. Ndakubwiza ukuri bura nimba ari abantu ba mbere kwisi bambara nabi n'abamasera n'abasiramu kazi.
kubera iki? Kwambara birebire ntabwo bivuze kwambara neza. Ahubwo kwambara ikanzu ibereye umukobwa agatwikira ubwambure bwe. Kandi simvuze ngo no kugira ngo za midi skirt cyangwa se za petetre. Ambara ikanzu nziza itarimo gapira, itari jipe mulante. Uri kunyumva neza, itarimo za stretching. Wambare byo kubahisha Kristo kandi bitaze pasua. Yesu yambwirega ko igitambaro kiruta amakanzu abagore bambara. None se ubwo umugore aboshye umusatsi cyangwa awudefirije cyangwa ateka narangiza kire igitambaro, none se ari gukorera uwe mwami? Ari gukorera urupfu. Umwami uri gukorera ni Apollo. None nka kanta nayo ntago wayishyiramo. Nabikubwiye erega abantu nibayisoma ijambo ry'Imana, ariko ko nakubwiye yuko mwabanyamasengesho mwe n'abaririmbyi muri gukorera ubusa, mufite urubanza. Imana iri kubatumaho abukuri aho kugira ngo mubumvire mugasinda za nuze za ngo inzira y'umusaraba munuze mukirwa mureba izi nzira z'umusaraba ngo babamenya bapapa sava n'utundi tuntu, kandi mukabeshyera kuri so ngati twebwe turaba Kristo. Muri abisi uw'u Rwanda si uwa Kristo, ni uw'u Rwanda nyine. Uw'Afrika ni uw'Afrika, ntabwo ari uwa Kristo. Uwa Kristo abana nawe akora ibye, akora ikijambo. Ibyo bihugu u Rwanda rufite itegeko nshinga rya ni nation ukwayo, na Kristo nawe afite nation ye. Wabyumvise? Muri Kristo Yesu niho abantu badacirwaho iteka. Umunyarwanda acirwaho iteka, umunyafrika, umwirabura n'umuzungu. Uri kumva? Amerika ntiyagukiza n'ikinyamerika. Nta by'abagande, nta wa wundi wabeshye ngo hari izindi nzira ngo nuze ngo Yesu si we nzira yonyine. Yesu ni we nzira yonyine cyane cyane iteka ryose. Nukuri. Reba iyi ntumwe ibeshya ngo nyine Yesu sa ntabwo ari we nzira. We yonyine. Yesu ni we nzira yonyine ndetse rukumbi. Ubutumwa Paulo yavuze nubwo ubusenye. Niwe wisenye ntabwo wasenye ibyo Paulo we yabimeneye amaraso kandi anakiranuka, anakizwa, anishimira kuvuga ubutumwa bw'ukuri. Wowe uvuga ubutumwa bw'ikinyoma warangiza ukabeshya ngo uri ntumwe. Ubeshya abantu nisi. Watumwe n'inda utumwa na silabisi kubeshya nyine uvuga, niyo mpamvu uvuga uti ngewe doctora yanjye nibanza hagakurikiraho ninuze na apostola, noneho ukajya wavuga amazina yawe. Baba babeshya rero. Kandi abayizi ntumwa z'ibinyoma ziraza zikikakaza. Mwubaha abashumba, mwubaha abapaseri, bagire none wowe kutubaha Imana. Ijambo riravuga ngo usuzugwa azasuzugurwa. Niko Samuel wa mbere ibice bibiri avuga. Usuzugwa azasuzugurwa, uzubaha Kristo Yesu azubahwa. Uzasuzugura Kristo Yesu azasuzugurwa cyane. Rero mu mugambanishiriza indamu n'inda. Ntabwo uyu muntu uza kwigisha ibya 10 nuko yabuze ibyo nuko nta butumwa bumurimo. Ntabwo icya 10 ari ubutumwa. Nta nubwo wisabato si ubutumwa. Ninuze n'ubuyobe bwo mu 1844 ngo batemwe de Jehova. Murwanya Imana mukarwanya Kristo wayo, mukarwanya bera, mwarangiza mukabeshya ngo murabahamya ba Yehova. Yehova ni divinity. Wabyumvise? Yehova ni divinity. Ijambo ravuga ngo nta rindi zina abantu baherewemo ukirizwamo munsi y'ijuru usibye izina rya Yesu Kristo. Aba niyo mpamvu mubwira ko Satani yagiye ayobya ayo madini nakubwiyane. Catholicisme, Islam, Adventisme, na nyuma na nuze na niyo Témoin de Jéhovah n'abandi bantu benshi. Ubona kubwiye nyine n'aba banuze nize bavuga ngo Église de l'éveil. Nizo bita ngo za Christianisme di Celeste. Ariko rero no kuvuga ngo abantu bari mu mwijima n'ubuyobe bukomeye cyane. Rero ijambo ryakubwiye ngo ndari gusubiriramo 9:15 ngo abayobora aba bantu barabayobya kandi abo bayoboye bararimbuka. Bizatuma Uwiteka atishimira abasore babo, ye kubabarira imfubyi zabo n'abapfakazi babo, kuko umuntu wese asuzugura Imana akaba ari inkozi y'ibibi, kandi akanwa kose kavuga ibinyabapfu. Nyamara uburakari bw'Uwiteka ntiburashira, ahubwo ukuboko kwe kuracyabangwa. Ndi kwibutsa umunyabyaha usenga wibeshya ngo ari kujya mu ijuru, uri kugikuzimu. Tandukana no gusambana no kwifuza kubi, tandukana no kwibona n'ubwibone,
tandukane no gutukana, utandukane no kuroga no kubeshya abantu. Nimba Yesu atagwaye ijambo wiza kubeshya isi, nimba umwuka wera atari ukubwiye, urinde ho kuza gukritika. Ariko reba nk'iyi nda y'umugore iza ikaza gukritika abantu b'Imana, kandi ubizi neza kuri ndayo, ntubizi. Yesu agukiza kanseri ariko ugakomeza kurwara kanseri y'umunwa n'ururimi. Ntabwo abantu bagukeneyeho ubufana, ntabwo dukeneye brand ya fanatisme, ntabwo turi nayo kandi. Imvugo ijambo ahubwo ryatugize. Abakora ino bakabiri bice 2:14 kugeza 17 aravuze ngo ariko Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere kaduhakoneshereza muri Kristo Yesu no kwizima impumuro nziza yo kuyimenya. Ko turi impumuro nziza Kristo ku Mana hagati y'abakira n'abarimbuka. Kuri bamwe turi impumuro y'urupfu izana urupfu, ngo ku bandi turi impumuro y'ubugingo ihesha ubugingo. Ariko ibyo ninde ubukwiriye? Ngo nitwe kuko tutameze nk'abeshi bagoreka ijambo ry'Imana, tumeze nk'abatumwe n'Imana bakavuga ibya Kristo imbere yayo. Rero nimba nta kindi ubaza umuntu w'Imana Faustin, numva yuko naririmba indirimbo hanyuma narangiza ngasenga. Faustin, hari akandi kabazo wenda nakubaza kugira ngo usobanurire abakunzi bacu. Wenda tugira isezerano, niba wenda ubyemera, wenda birashobora kubyemera, wenda isezerano rishya ni rya kera. Noneho ukiri aho ngaho, ukiri aho ntugire irindi jambo uvuga. Reka nsome Matayo 13:52. Yego. Matayo 13:52. Haravuze ngo ntega amatwi neza. Yego. Haravuze ngo arababwira ati nicyo gitumye umwanditsi wese wigishijwe iby'ubwami bwo mu ijuru agereranywa na nyir'urugo utanga ibintu bishya n'ibya kera bikuye mu bubiko bwe. None se ubwo uri kumbwira ngo isezerano rye Yesu ubwo se ngusomera na hano muri Luka 22 havuze ngo mufite inkota zingahe? Ngo 2, izo zirahagije. Ya yindi bahita bavuga ngo Petero ngo atwara inkota, iriya nkota Yesu yarayikeneye. Inkota 2 bivuze ngo iki? Ni isezerano nyine iryo rya kera nirishya. Erega abantu nawe uzasobanura amagambo ya Kristo Yesu atatumwe na Kristo, atanahawe ubwenge na Kristo Yesu. Dusobanura ibya Kristo kuko tubana na Kristo Yesu, kandi tunirukana Satani akaduhunga kubera ko Kristo Yesu atwuzuye. Ikibi kituriho ni twaba turabo kwikoza isoni. None se wari wumva umukatolike uvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, ahubwo ajya gukora marituelle n'amanuzi na za senterite n'ibindi bintu by'abadayimoni bajya kwiga bya magie blanche? Uranyumva neza? Yego. Jewe icyo nashaka kugira ngo usobanurire, hari isezerano muri Bibiliya, tugira isezerano rya kera. Yego. Wenda iryo sezerano ryasezeranijwe Abisiraheli ku musozi wa Horebu ry'amategeko, sibyo? Noneho muri nuza mu isezerano rishya hakabamo isezerano ry'amaraso. Ayo masezerano atandukaniye, yabatandukaniye. Reka ngusubiza Abaheburayo, ariko ubwo urumva ubwo ngusubiza ujye untega amatwi. Abaheburayo ibice 6. Ndakumva cyane rwose. Abaheburayo ibice 6. Abaheburayo ibice 6. Nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, twe kongera kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Icyakora Imana nibikunda tuzabikora, kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera impano iva mu ijuru bakagabana ku mwuka wera, bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakava mu byo bakavamo, ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Kuko dore iyo ubutaka bwanyoye imvura yabuguyeho akenshi bukameramo imyaka igirira akamaro ababuhingirwa buhabwa n'Imana umugisha. Ariko niba babumeramo amahwa n'ibitovu buba buhinyutse bugeze hafi yo kuvumwa, kandi amaherezo yabwo ni ugutwikwa. Ubwo uri kumva icyo kintu? Aba ni abantu bari kubwirwa si n'ubutaka busanzwe. Ariko bakundwa, nubwo tuvuze dutyo, twiringiye tudashidikanya yuko ibyanyu birusha ibyo kuba byiza, nuko bizazana agakiza. Kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye nuko mukunze izina ryayo.
kuko mwakoreraga abera nanone mukaba mukibakorera. Ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza kumeruka, kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugere ikirenge mu cy'abaragwa amasezerano, babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Hanyuma 13, ubwo Imana yasezeraniraga Aburahamu, kuko ari nawe yajyaga kurahira uyiruta ubwayo, nicyo cyatumye yirahira ubwayo iti, ni ukuri guha umugisha nzaguha umugisha, kandi no kugwiza nzakugwiza. Uko niko byabaye, kuko Aburahamu amaze kwihangana yahawe ibyo yasezeranijwe. Abantu barahira ubaruta no mu mpaka zabo zose, indahiro niyo izirangiza kuko iba ikomeje amagambo. Nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe uko imigambi yayo idakuka, yongeraho indahiro, kugira ngo ibintu bibiri bidahinduka, ibyo Imana itabasha kubeshyeramo, biduheshe ihumure rikomeye twebwe abacikiye gusingira ibyiringiro byashyizwe imbere yacu. Ibyo byiringiro tubifite nk'igitsikamutima gikomeye kandi gishikamye, kinjira hirya y'umwenda ukingiriza hera cyane, aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije, amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Wumvise ayo magambo? Rero wowe uri kumbaza ngo isezerano rya kera, none se Aburahamu numvise ko muzanye mu isezerano rishya? None se ntuzi ko hano muri Luka 10 yavuga ngo Lazaro ajya mu gituza cya Aburahamu? Rero ibyo byose isezerano rya kera ni ukuvuga ngo twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abantu, birano mu Befeso bice 2. Yesu Kristo niwe ukomeza imfuruka. Uri kunyumva neza? Rero none se ahangaha muri Matayo bavuze ibya Eliya na Yohana umubatiza. Uri kunyumva neza? Hano mu byahishuwe bavuga Mose na Eliya. Uri kunyumva? Rero nagira ngo nkwibutse neza yuko abo birirwa baratanga isezerano, ndi kukubwira yuko abantu nibareke kureba Imana giye yanoranije, ntabwo nta muvuga butumwa waje kumbwiriza na pasiteri waje kumvuna. Urankurikirana neza? Rero Imana niyo yamaye umwuka uwo umbona nuwo nkwiriye kugira muri Kristo Yesu. Uri kunyumva neza? Nubi Imana iracyatoranya. Imana ifite abizatoranye kuruta Yesu nani ntuze uriya Yakobo cyangwa Aburahamu. Uri kumurikirana neza? Kuko nimba bigaragara Imana ivuga ngo mubabyawe n'abagore nta uruta Yohana umubatiza, menya yuko Imana izerekana umanuza uruta Mose, uruta Enoke, unaruta Nowa. Uranyumva neza? Rero nimba Yesu avuze ngo muzakora ibirusi byo nakoze, umva ko hano Imana ibitse imbuto izerekana mu isi. Uri kumurikirana neza muvandi? Rero wivuga ngo kubwo gutoranya ngo nuko Paulo ntago ari we wanditse Bibiliya yose. Uri kunyumva neza? Yanditse izi nyanzandiko 9, ariko unemere neza yuko aba barukana ba Matayo ntago ari ba Paulo. Uri kunyumva neza? Eliya ntago ari Paulo, Yesaya si Paulo, Yeremiya si Paulo. Uri kunyumva? Kandi bavuze ubutumwa bwiza, kandi ibyo Paulo yagaruka nk'uko umuhanuzi Yesaya yahanuye. Uri kunyumva neza? Yesaya nawe yari intumwa ya Kristo Yesu, Mose yabaye intumwa ya Kristo Yesu. Ibyo rero uri kuvuga ngo isezerano ngo rya kera ngo irishya, Yesu ni isezerano mu mpamvu zose. Ni isezerano iburyo, ni isezerano ibumoso, ni isezerano kera, ni Yesu uko yarari niko ari, ni nako azahoraho iteka ryose. Biri hano muntu uze mu Baheburayo 8:13. Wabyumvise neza? Utwo tuntu rero n'utwo bateologiye n'abantu bavuga ibibazo by'umwanda bidafite impamvu z'igisobanuro. Gracieux. Niko nyumva neza? None se tuvuge ko abateologiye ntago bemera muri n'abaswa babi cyane, kandi ntabikubwira abateologiye n'abaswa babi cyane. Umuteologiye usibye kubeshya ngo ko yize nta kindi kintu afite, ntashobora guhagarara ngo arebe nk'uko Eliya yarebaga, niyavuga n'ibyo Eliya yavuze, niyagira amaso nk'aya Elisa. Uranyumva? Rero usibye buriya nimba ari abantu babaswa babaho mu isi n'abateologiye. Uranyumva neza? Nimba hari umuntu w'umuswa ubaho mu isi ni umuteologiye. Narakubwiye ngo umuhanga wa mbere wabaho wagaragara mu isi ni umuntu wumvira Imana muri byose. Amen. Hanyuma uzambwire nyine ishuri rya Eliya, ninde mwarimu wigishije kwandika umugabo, ninde wamwigishije inyajwi n'inyuguti? Mbwira umwarimu wigishije Mose. Hanyuma umbwire tape enfant de Sadene Shadele Vasen, ninde wigishije Yeremiya sha? Ninde wigishije Samuel? Hanyuma nsobanurira ninde wigishije Enoki?
ninsobanurira tamisa benenevo de sadene shadeleva ninde wabwirije abari kujya gutanga igitambo kinezeza Imana rero nakubwiye ngo umuteologie ni faux théologien umuteologie ahubwo ni hinjajwa uranyumva neza ntafite kureba ngo amenye organigramme yanuze y'abadayimoni ntafite kumenya organigramme amenye nyine ibyuzuye kuri Yesu aza gutanga inyuguti n'inuze n'amasilabisi no kubabwira Bibiliya ntabwo ari ikinyamateka sinimvawusha uranyumva neza Yesu yambwiye ko nta doctrine iba muri Bibiliya habamo amagambo abiri umwuka n'ukuri wanyumvise neza biri muri Yohana muri Bibiliya habamo Kristo Yesu ntabwo abo ba Nebukadinezari nabo ngo ba Alexandre Regara n'ibindi ibyo ni bya histoire ibyo ni bya histoire n'ubugereki Yesu ntasa rero n'amateka ahubwo Yesu ashyiraho amateka wanyumvise Yesu agira ati Yesu ashyiraho amateka ni amateka ko Satani yabanje kuba mu ijuru ariko ubu ngubu ni gitangaza ko Imana yamujugunye ikuzimu ikazamura umunyabyaha Faustin ubakaba ari mu ijuru ku Mana na data ntabwo byumva se nakoze ibyaha kugira ngo Yesu ambere umucunguzi n'umukiza kandi kugira ngo muvuge ariko Satani natinya icyo ngicyo kubera yuko yaremanye ubwiza n'uburanga ngo n'indirimbo ngo byari muri we rero narindi kukubwira nti mpamvu abateologie ari abanyabinyoma urumva umuntu wese ushaka ibyubahiro baramwoshya ngo genda ujye kwiga uzavuge gutya umuntu wese w'ikigoryi baramwoshya ngo hanura gutya umuntu wese w'ikigoryi baramwoshya ngo igisha gutya umuntu wese w'ikigoryi bamushakira teme ntabwo umuntu w'umunyamasengesho n'umuntu w'Imana bamushakira teme ahubwo arasenga Imana ikamubwira ikikwiriye kumubwira none se Faustin ko amadini bari kubasaba kugira ngo bige theology ngo tuvuge ko amadini agiye ndeba hano neza ntituri muri 2024 ntabwo 2024 yakuraho impamvu z'Uwiteka ijambo riravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugonderwa ahubwo ngo yisize ubusa ajyana akamero k'umugaragu ndetse ngo ntiyanga no gupfa urupfu rwo kumusaraba ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru ikamuha izina risumba ayandi mazina kugira ngo ibyo mu ijuru ibyo mu isi n'ibyo munsi y'isi bipfukame mu izina rya Yesu Kristo ngo kandi kugira ngo indimi zose zihamye yuko Yesu Kristo ari Uwiteka ngo Imana ihimbazanywe natwe uranyumva neza umuntu wese w'ikinyoma umuntu wese wikakaza umuntu wese uvuga ibye akubwiriza kumukunda no kumwubaha no kumukurikira Eliya ntiyigeze abwiriza gutyo rigana bikubwiye na Paulo niya uranyumva neza Paulo yaravuze ngo nimukora iki jambo Yesu yambwiye ya uko ibyo nahishuriwe nanjye nibyo nabamenyesheje abo impamvu rero badahishurirwa ahubwo bajya gusoma ibitabo nuko nta guhanura bafite ntiyakirukana Satani ntiyasengera dayimoni rwose nta kindi ahubwo ajya kwiga theologie kugira ngo ashake ubwami ashake ruwayo uri kunyumva neza twebwe ntiturabaza ruwayo ahubwo umwami Imana mu izina rya Kristo Yesu uranyumva neza aba rero nyine rega nyine na amategeko Satani n'isi baha kugira ngo ab'umwuka bikange none si yabavugaga ngo bamenya yuko Petero na Yohana batigishijwe ahubwo bamenya yuko babanye na Yesu none se ijambo rivuze ngo Imana izakoze isoni abanyabwenge nabo bateologie rega bungu bari gututubikana umuteologie ntashobora gusengera umuntu ngo sida ikire none ntiyabimuha kubera yuko izi ko ari umugome yakikomanga yazasiribanga abantu uranyumva neza nakubwiye ngo nta shuri Mose yagiye kwigamo guhanura ntaryo iri yagiye kwigamo guhanura ariko uyu munsi wa none abagome baraza bagabwira ngo ishuri ry'abahanuzi ngo umuhanuzi w'umwana ni wowe ukuza abantu sha wowe uza kuvuga ngo umuhanuzi w'umwana ninde wakujije Yesu si Imana bwite mwebwe rero muvuga ngo mwigire ibirenge kuri izo nyamaswa z'abahanuzi cyangwa z'abapasiteri muzabona ikibazo gikomeye cyane nabi igihe umunyakinyoma n'uw'igihe gito n'umuntu n'uw'igihe gito Yesu Kristo n'Uwiteka we ariko nyine nakubwiye ngo umuteologie uri kumwishinga ariko ntabwo azagukiza urupfu kandi wowe ubwo uvuga ngo pasiteri wawe yakubwiye gutya na gutya mu rupfu ntabwo amamarayika azakubwira ngo Imana yahaye umuntu donc yamuhaye kuba kwihitiramo umuntu ni arbitre kuri choix donc ni quoi choix arbitraire si uranyumva neza
umuntu rero we afite amahitamo. Wiza kuvuga ngo paseri wanjye yambwiye yuko ngo ipantaro nta kibazo, ngo Imana ngo itareba ngo ku myambaro ngo itareba. Imana ireba ku kintu cyose, ireba ku zuru, ikareba ku gutwi, ikareba ibyo watekereje, ibyo wavuze, ibyo wariye, ibyo wanyweye, n'uburyo waryamye, n'uburyo wabyutse. Nta rusoni. Uko ubona ingingo zitandukanye, nuko umupira utawita ikote, ni nako n'Imana nayo idashobora kwitiranya ibyo ukora ngo ibiyoberwe, cyangwa se ijye kuvuga ngo wakoze neza kandi ukora nabi, cyangwa wakoze ibyaho kandi warakoze iby'abantu. Washatse icyubahiro cy'abantu, ntabwo wakurikiranye impamvu zo gukiranuka k'Umwami Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero ujya gututubikanira. Nakubwiye yuko abateolojiye bazatutubikana, ariko abanyamasengesho Imana izabahera ubuntu Umwuka Wera. Wakumvise? Tuvuge ko abateolojiye nta Mwuka Wera baba bafite rero. Nakubwiye manzo nyumve neza. Kandi nshaka kukubaza ko amadini harimo abateolojiye gusa. Ubwo iyo generation ije kurangira. Nabwiye aba bateolojiye ko barutwa n'abantu bize chimie, barutwa n'abageographe, murutwa n'ababiologiste, n'abachimiste, n'abaphysicien, murutwa n'abamathematiciens, murutwa n'abaeconome, murutwa n'abo bapolitologue bigisha za politike n'inuzi. Byari kubabera byiza iyo mujya kwiga za sociabilité nizo nabyanuzi nabya psychologie ninuzi, mukaba psychologue cyangwa inuzi psychologist ni. Ariko uza no kubeshya ukanivuna ukavuga ngo wize ishuri ryitwa theologie n'umuvumo, ni n'umwanda mubi cyane. Uranyumva neza? Abantu nimwige kubaha Imana. Ijambo yarivuze ngo igisha umwana, hanyuma umwana uzamwigisha theologie. Toza umwana wawe inzira. Wowe nawe ubwawe nuramenya kwiyigisha kubaha Imana, uraza kunyigisha kubaha Imana utese? Nuyizi. None se Yesu banzu nyume ndeba, Yesu yirukanye abadayimoni, Yesu yarahanuraga, Yesu yararondoraga. Hanyuma nyine nunyereka umuteolojiye urondora akirukana abadayimoni kandi akigisha ukuri, wese nzamwita umuteolojiye, nzamwubaha kuko azaba kwiriye icyubahiro. Ariko wimbeshya babavangira. Abo umuteolojiye ubuvuze ngo kwambara ikote no gushyira inda hano imbere no gutebeza. Rimwe na rimwe mukabeshya yuko niba amamodoka n'amazu aribwo ngo muzitwa abakozi b'Imana. Kandi muri abakozi b'umubiri n'abakozi b'isi ndetse na Satani ndetse. Rero abakorera Imana mukuri, Imana ibitura ubugingo n'icyubahiro. Nakubwiye yuko ukorera silabisi no kunezeza abantu, Imana ahubwo izamutera kubora no gututubikana gukomeye cyane. Imana ishimwe. Amen. Wari wambwiye ko ugiye kuririmba. Nari nakubwiye ko ngiye kukuririmbira indirimbo ya 92. Indirimbo ya 92. Imana ishimwe cyane. Indirimbo ya 92 mu gakiza no kuri kw'Imana. Tukaririmbe ma. Mvuko ijambo rivuga re 92 n'ukuri. Haravuze ati mwijuru ni heza cyane kuko hatabamo ibyaha, n'ukuri ni heza cyane, ni Yesu wahateguye. Dushimire Yesu Kristo kuko yaduteguriye ibyicaro byiza cyane mwijuru ku Mana Data. Mwijuru ni heza cyane, nta musinzi uzahagera, n'ukuri ni heza cyane, nta mujuru uzahagera. Dushimire Yesu Kristo kuko yaduteguriye ibyicaro byiza cyane mwijuru ku Mana Data. Mwijuru ni heza cyane, nta murozi uzahagera, n'ukuri ni heza cyane, nta mwicanyi uzahagera. Dushimire Yesu Kristo kuko yaduteguriye ibyicaro byiza cyane mwijuru ku Mana Data. Mwijuru ni heza cyane, ntihazajya abahebesi, n'ukuri ni heza cyane, nta mugomo uzahagera. Dushimire Yesu Kristo kuko yaduteguriye ibyicaro byiza cyane mwijuru ku Mana Data. Mwijuru ni heza cyane, hagenewe abakijijwe, n'ukuri ni heza cyane, kandi hazicara abera. Dushimire Yesu Kristo
kuko yaduteguriye ibyicaro byiza cyane mu ijuru ku Mana Data. Haleluya. Ngo mu ijuru neza cyane, nta muhehesi, nta musinzi, nta mwibone, nta n'umwibonekazi, nta munyakinyoma, nta munyakibi, nta n'umuteoloji uzajyayo. Hazajyayo ukiranuka, uwumvira Imana mu kuri kose. Amena. Mu mpamvu z'umwuka wera. Rero umuntu wese udashaka kumvira ukuri wese azahinduka ubusa, azahinduka ikinyoma, azarimbukana na Satani. Yesu uko yanesheje nawe aguhamagarira kunesha, kuko Imana yarambwiye ngo yatumye Imana ubwayo yemeye ko abasambanyi bavuga izina rya Yesu Kristo. Genda unyumve neza, urumva nkubwira uko numvanye Kristo ambwira. Yemeye ko umusinzi avuga izina rya Yesu. Yego. Yemera ko umurozi avuga izina rya Yesu. Ariko igihe kiraje kandi kirasohoye yuko basenga Imana Data mu kuri no mu mwuka aribo bazerekanwaho icyubahiro cy'izina rya Yesu Kristo. Amen. Hanyuma uyu muntu w'icyapa nakubwiye wahamagawe n'Imana ariko akaba akomeje gukora ibyaha, azari